Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyiramana. So uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu Bafilipino ba 4 igice cya 13. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Muri make, ikintu cyose ushaka kugeraho ugifitiye imbaraga, kubera ko ufite Imana, kandi Imana niyo iguha imbaraga yo kugera ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka kugeraho. Nubwo byaba bikomeye gute, Imana izakomeza iguha imbaraga, ikubwira iti humura, n'ibi bizashyira birangire. Turongera tubibone mu Baheburayo turongera dusome mu Baheburayo 13:6. Nicyo gituma tuvuga dushima dushize ubwoba tuti, Uwiteka niwe mutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Abaheburayo 13:6. Niyo mpamvu tutagomba kugira ikintu na kimwe dutinya, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Umubisha wacu yaba nde? Tugomba kuba dufite confidence, cyangwa sinzi kubwira, icyizere ko Imana dusenga ishoboye byose, ko Imana twiringiye ishoboye byose, kandi iri mu ruhande rwacu. Umubisha wacu yavahe? Nta kintu na kimwe dushobora gutinya, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Nta kintu na kimwe kigomba kudutera ubwoba cyangwa kumva ko ntacyo dushoboye. Nidukomeza kwibwira ko ntacyo dushoboye, ntacyo tuzashobora, kubera ko Imana tuba tuyigize nk'aho nta kiri icyo, nta n'ikishoboye. Ariko nitubwira Imana uti, jyewe kabisa Christine ntacyo nshoboye, wowe ukishyiramo izina ryawe, ntacyo nshoboye, ubushobozi mfite n'ubwawe, ndakwinginze nshoboza gufungura iyi business nshaka kujyamo, nshoboza kujya mu gihugu nshaka kujyamo, nshoboza gushaka umugore uturutse mu bwami bwawe w'igikundiro cyawe, utazambuza gukora umurimo wawe. Nshoboza kubika amafaranga ya nayo, ukishyiraho umubare runaka ushaka kugeraho, kugira ngo ukavuga uti nko mu mezi 5 nzaba mbitse nk'ibihumbi 50 by'amanyarwanda, cyangwa se mu kindi gihugu bigaterwa nawe. Byose Imana izagushoboza, izakwereka ko ugomba kugabanya expenses, cyangwa se ibyo utaha amafaranga atashoboka, ikakwigisha guhaha rimwe mu kwezi. Yego, mu byumweru ukagura nk'amata n'amafuruwi n'ibiki, ibintu bitashobora kumara ukwezi. Ariko ibindi mujya mubona ukuntu mpaha mu kwezi ibintu byose nkoresha, uretse amata n'imigati n'amafuruwi, nibyo mpaha mu byumweru 2. So aho ngaho ni Imana yabinshoboje. Muri make yagiye yohereza abantu bakanyigisha uko nsevinga, cyangwa se bakanyigisha uko mbaho muri Canada. Ariko ushobora no kubikora no mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu, byose birashoboka. Anyways, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niwumva wacitse intege, wumva byanze, wumva kabisa ibibazo byabaye byinshi, ugomba kwicara hasi ukareba muri miruwari nkuko ndeba hano muri iyi kamera, ukibwira uti, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iki kibazo kirimo kirandiha ubu kizagira kirangire. Icyo nkwiriye gukora ni ugusenga, ngashikama ku Mana, ngafata Imana gutya nkayikomeza, cyangwa se ngasaba Imana yo ikamfata. Kuko rimwe na rimwe tujya dusenga ukavuga uti, basi narasenze bihagije, none ndarushye, Mana reka nigire hariya mu bakuru njye kubaza uko byagenze, hariya niho byihuta. Biriya ntabwo biba bihezagiye. Nimuzankubite, nkunda kubivuga, sinzi impamvu bimba. Anyways, so tugomba kuguma ku Mana nubwo waba uri mu kigeragezo, imiyaga ikukubita iburyo n'ibumoso. Tugomba kuguma ku Mana niyo wavuga uti byose byanze, kuko nifite ijambo rya nyuma kuri wowe no kuri jye. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikintu cyose ushaka kugeraho, shyira Imana nyambere, uzarebe ko n'ibindi watekerezaga ko utashobora byose uzabishobora. Ikibazo nuko dushaka kwikorera ibintu byose.
byamara gupfa tukirukira ku Mana. Oya, Imana ntibe plan B cyangwa aho twirukira byanze. Oya, reka tuba ariyo duheraho, ahubwo tuba ariyo dushyira kuri top, tuvuga uti Mana uri hano, ngibi ibyo nkeneye byose, ukarondora nshoboza. Ngira ijambo wavuze ngo nshobozwa byose nawe umpa imbaraga, ngaho nshoboza rero. Waba ushaka kujya mu bindi bihugu ukabaza Imana biri mu mugambi wawe. Ibyo business ushaka gukora ubanza ubaza niba Imana bifite mu mugambi wayo ko ari byo ukora. Ni iki Imana ushaka ko nkora? Ni uwuhe muhamagaro wanjye? Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, apana ibyo wewe wishakira. Baza Imana. Imana niyo yavuze nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yes, iguha imbaraga, ariko se niki iguhamagarira? Niki gushakira? Fata umwanya usenga, uririra Imana uti Imana ndakeneye kumenya icyo nkwiye gukora, icyo nshakira jyewe. Ngiyo video nari mbafitiye, tuzasubira muri video itaha. Bye guys.